nari mbata ibyaha byinshi mbere ntarakizwa nari mbata ibyaha byinshi ubusambanyi kunywa inzoga ibiyobyabwenge kujya mu tubari ubusinzi ibintu byinshi ariko nyine Kristo aza guhindura ubuzima bwanjye rero ndashima Kristo yahinduye ubuzima bwanjye ubu ngubu nyine nkaba ndi icyaremwe gishya ubu ngubu nyine nkaba ndi umwana w'Imana nkaba ndi umuragwa w'ijuru kaba ariko mbivuga ikintu rero nifuje kubasharinga nanabwira abantu bataramenya Kristo wowe ushobora kuba kambivuge gutya wowe ushobora kuba ufite addiction runaka cyangwa se ugifite ikintu kikubase ikintu nakubwira nuko ushobora kuba ufite addiction y'ibintu byinshi ese yaba ari ubusambanyi ese yaba ari ibiyobyabwenge ese yaba ari masturbation ese yaba ari homosexuality bya bindi byose nyine wagerageje kureka ukavuga ati none hahandi nyine urambiwe ibintu ukavuga ngo none ibintu ndumva birambiwe kuko hari ahantu ugera nyine ugakora ibintu ukahita ugatisha aho kabisa mbaye imbwa nyine ugakora ibintu nawe ubwawe ukajya wibaza ukavuga se uyu ni njye cyangwa ndagira ngo umenyeshe ko ibyo byose nyine Kristo abasha kubihindura abasha guhindura ubuzima bw'umuntu nawe ubwawe ntumenye uko bigenze urasambanya umuswaje uzane iminkanya imyaka 30 usambana unywa itabi urara mu tubara amaso aratukuye nka feruje urangije ubonye uburaya butakishyura jya mu gakiza mu rusenge urashaka gushuka abana urashaka gushukana ejo umwana wakuriye muri worship akamara n'imyaka 30 akugwe hagushaka waretse gukora ubushukanyi ko ubu n'ubujura bushukanyi nibe byinjiramo Yesu ashobora komora imitima pe ashobora gutuma ureka inzoga no kurara amajo ariko si cyo cyobo Yesu azagishobora Yesu azagisa icyo cyobo umwana w'abandi uzakigwamo urashaka umwana w'iro miza worship team aje kwikurunga muri urwo ruvange rw'amasoro y'abakoboye b'inyaruge ni byenderemo umucimigani yaravuze ngo iyo ukubisubiye mu niba ari mu bibwana ngo ikibwejuye nicyo ubuhamije mu by'ukuri reka ngaruke ku magambo Jackie yabwiye Emeline ndetse n'abamukurikirana ngira ngo wowe Jackie nunajya kuvuga ngo warakijijwe uzabanze ugende utekereze gukizwa niki uyu munsi wa none ufite uburenganzira bwo kuza kwibutsa Emeline ko hari amagenge yagendanaga nayo cyangwa se hari ingegere yabanaga nazo hari udutsiko yabagamo tutari twiza hari imico mibi yagenderagamo umukumbuza iyo mico itari myiza kuko wowe ntabwo wakijijwe cyangwa se ntabwo wabatijwe kuko wari ukeneye gukizwa cyangwa se kuko Kristo yari amaze gufata ubuzima bwawe ahubwo wabatijwe kubwo kugira ngo ubeshye abantu ndetse wikureho igitutu cy'abantu ndetse no kugira ngo ucecekeshe amagambo cyangwa se komanteri zari ziri kwibasira ubuzima bwawe kubw'amafuti wari umaze gukora muri icyo gihe yewe na n'uyu munsi ugikora nubwo abantu babaye nk'abacecetse ntabwo birengagiza ko n'ubundi ugikora amafuti cyangwa se ukiri mu mwanda nk'uwo wahozemo. Yes, ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kwizera TV ndabasuhuje aho mwerereye mwese abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mbifurije kugubwa neza by'umwihariko abakoze subscribe kuri YouTube channel Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi Imana y'amahoro ibishimire cyane ibagure muri byose mukora ndetse mugezeho kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro ni Mr Kwizera nk'ibisanzwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bigiye bitandukanye tubagezaho. Ndashimira mwese mudahwema kutwereka ko mushigikiye kandi mukunda ibiganiro tubagezaho. Narimaze iminsi igera muri 7 tudakora kubera impamvu ziba zigiye zitandukanye
ariko nshimiye Imana yongeye kunshira inzira nkagaragara kuri kamera za Kwizera TV. Muze tuganire, tujye kuganira, ariko ntabwo ndi buze guca mu makoni menshi cyane cyangwa se ndi buze guca mu nzira nyinshi cyane, ahubwo ndifuza ko duhita tugusha ku ngingo ya nyirizina y'igitumye nitereka kuri kamera kugira ngo tukongere tuganire cyangwa se twongere dukore ubusesenguzi. Maze iminsi ntari mu gihe maze ntari kuboneka kuri social media, ngira ngo hari byinshi cyane bigiye bitandukanye byagarutsweho n'abantu benshi bagiye batandukanye, byagiye bivugwaho. Hari inkuru nyinshi cyane, hari saga nyinshi cyane, ariko zose ntabwo nazinjiramo rimwe ngo nzirangize, ahubwo ndibuze kuvuga kuri zimwe, izindi tuzagenda nazo tuzinjiramo gake gake. Ni byinshi byagarutsweho ubwo hari kuri iyi mihanda. Havuzwe iby'ifungwa rya Yampano, havuzwe iby'ifungwa rya Marishal Rio Instant umuyobozi wayo, havuzwe byinshi cyane ibiri kuvugwa kuri Mama Charlene. Ibyo byose abantu bakeneye kugira ukuri babyumvaho, iby'itandukana rya Mpinganzima ndetse n'umugabo we. Ibyo byose tuzagenda tubikoraho ibiganiro uko tuzajya tubona uburyo bwo kuba twaganira. Ariko muri iki kiganiro nifuje ko tuganira kuri uyu mukobwa benshi cyane mwamenye ku izina rya Emeline cyangwa se ari naryo zina rye, ariko abenshi mujya kumumenya mwamumenye ku izina ry'Ishanga. Yavugishije benshi cyane, yavuzwe mu nkuru zigiye zitandukanye, ariko nifuje ko tumuganiraho ndetse tugaruka kubiri kumuvugwaho kuri izi social media. Mwabantu mwe, ngira ngo ibintu yatangaje abenshi mwarabyumvise. Emeline mu minsi yatambutse yakoze ikiganiro agaruka atanga ubuhamya ndetse anagaruka ku buzima bwe bwahabanje mbere yuko yiyegura cyangwa se yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Umwami w'umukiza w'ubugingo bwe. Avuga ko mbere ataramenya Kristo cyangwa se atarakira Kristo yakoraga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, birimo ubusambanyi, kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Ariko ngira ngo hari abantu niba navuga ngo hari ni Nyangabirama sinzi, cyangwa se n'abantu bishyanutsa kuri iyi mihanda, bigize abantu bazi kuvuga, bigize abantu mbese bigize abantu bazi kuba bafite comment batanga kuri buri kintu cyose babonye. Ariko nge ibintu ntafata nk'ukuri, ahubwo mbonamo ubugoryi bwinshi cyane ndetse n'ubujiji bukomeye cyane. Ngira ngo kubyo Emeline yatangaje byatumye ayibasirwa n'abantu bagiye batandukanye. N'amagambo yagarutseho ubwo yari mu kiganiro, aho yavuze ati, wumve ndabivuga nkuko ndakotinga amagambo y'uko yavuze. Yaravuze ati, mbere ntarakizwa nari imbata y'ibyaha byinshi, nari umusambanyi, kunywa inzoga, ibiyobyabwenge, ubusinzi n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ariko nyine Kristo aza guhindura ubuzima bwanjye. Ubu ndi icyaremwe gishya, umwana w'Imana ndetse ndi umuragwa w'ijuru. Arenzaho andi magambo, aravuga ngo ikintu nifuje kubasangiza nababwira abantu batarakizwa, warabaswe n'ibiyobyabwenge, ubusambanyi, ubusinzi, kwikinisha, ubutinganyi. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ibyo byose Kristo abasha kubihindura, ahindura ubuzima bw'umuntu nawe ntamenye uko bigenda. Mu by'ukuri aya magambo Emeline yakoresheje ni amagambo yagatumye abantu bamutera amabuye cyangwa se abantu bahaguruka bagashaka kumwumvisha ko ibyo avuga atarafite ishingiro yo kuba yabivuga. Noneho hari abajene maze kubona nge mbere ntarumva ukuri ko abantu bavugaho banenga imyitwarire yabo, nagiraga ngo ni ishyari bafitiye. Ariko nanjye nakomeje
kureba video bakoze kuri Emeline navuga uko biri kose aba bajene usibye no kuba barishwe cyangwa se barangijwe n'ibiyobyabwenge nta n'ubwenge bifitemo muri bo, nta bwenge bafite. Icyambere cyo kuba udashoboye ikintu undi muntu akagishobora ntabwo biguha impamvu yo kuba wamutera amabuye. Ikindi nureba abantu bahagurutse bameze nk'abagiye nk'abasubiza Emeline cyangwa se abamwikoma, n'ubundi ni babantu yabaye nkaho ari kurwanya cyangwa se yabaye nkaho ari kubwira bakebura, abwira ati abantu mwabaswe no kwikinisha, abantu mwabaswe n'ubusambanyi, abantu mwabaswe n'ibiyobyabwenge. Umucimigani yaravuze ngo iyo ukubisubiye niba ari mu bibwana ngo ikibwejuye nicyo ubuhamije. Mu by'ukuri reka ngaruke ku magambo Jackie yabwiye Emeline ndetse n'abamukurikirana. Ngira ngo wowe Jackie nunajya kuvuga ngo warakijijwe, uzabanze ugende utekereze gukizwa n'iki. Uyu munsi wa none ufite uburenganzira bwo kuza kwibutsa Emeline ko hari amagenge yagendanaga nayo, cyangwa se hari ingegere yabanaga nazo, hari udutsiko yabagamo tutari twiza, hari imico mibi yagenderagamo umukumbuza iyo mico itari myiza. Kuko wowe ntabwo wakijijwe cyangwa se ntabwo wabatijwe kuko wari ukeneye gukizwa cyangwa se kuko Kristo yari amaze gufata ubuzima bwawe, ahubwo wabatijwe kubwo kugira ngo ubeshye abantu ndetse wikureho igitutu cy'abantu, ndetse no kugira ngo ucecekeshe amagambo cyangwa se komanteri zari ziri kwibasira ubuzima bwawe kubw'amafuti wari umaze gukora muri icyo gihe. Yewe na n'uyu munsi ugikora, nubwo abantu babaye nk'abacecetse, ntabwo birengagiza ko n'ubundi ugikora amafuti cyangwa se ukiri mu mwanda nk'uwo wahozemo. Ariko Emeline afite imbaraga ndetse ari na proud yo kuba yahamya Kristo, ndetse akavuga naho yavuye akahasobanura akahagaragariza abantu. Emeline ari proud yo kuba yavuga ibyo ngibyo. Dufite abakristo bameze nka Emeline bakijijwe, ariko ntibaceceka, ntibatinya guhamya ngo bavuge iby'imbaraga z'umwami Yesu, cyangwa se ngo batinye kuvuga aho Yesu Kristo yabakuye. Ariko nanone dufite n'abandi bakristo baje mu itorero bihishe mu gakiza, ariko ari amabandi, ari indaya, ari ingegera, ari abasinzi, ari abarozi, bihishe mu nsengero gutyo gusa kugira ngo abantu bajye bababona mu shusho yuko bakijijwe, ariko muri bo imitima yabo ari nk'amasega agize ute aryana. Abo rero icyo nicyo gihande Jackie agize ute aherereyemo. Wowe Jackie uravuga ngo warakijijwe, ngo warabatijwe umunsi ubatizwa mu gitondo, sibwo waje ukavuga ngo nta muntu wagira icyo avugana nawe ku kintu kijyanye n'ubusambanyi. So wabyivugiye wowe ubwawe uvuga ngo nta na rimwe umuntu yakubuza ngo gusambana. Wakijijwe iki se nyine? Uvuga ko yakijijwe nuvuga n'ibyo yakize ibyo ari byo. Gukizwa ni ugukira, ni umuntu uba ukijijwe ibyari bimubangamiye cyangwa se ibyamwirukagaho akabikizwa. Ntabwo gukizwa ari ukujya mu mazi ngo pasiteri akwinike mwere amazi ngo uzamuke. No, ntabwo ari cyo bivuze. Ariya mazi ni ikimenyetso cy'uko wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, cyangwa se uteye intambwe mu ya Kristo. Ariko Emeline kuba yaragize izo mbaraga agatsinda, we akarekura ibyo byose mwe mwananiwe kurekura, mwumva muri proud yabyo, warangiza ukaza utera abantu iseseme ngo ari kuyobya ngo abantu, ngo ari kubeshya abantu. Ahubwo se ari wowe na Emeline ninde uyobya abantu, ninde ubeshya abantu? Ahubwo Jackie kintu wakagombye gukora, wakagombye kwifata video ubaza Emeline ngo mbese nirihe banga cyangwa se nizihe mbaraga wakoresheje kugira ngo ugere kuri level ugezeho yo kuza ugafata video ugatinyuka guhamya. Subize baburi kantu na baburi nkuni,
ibyo mwavuze musa naho mwibutsa Emeline uwo yari ari we ngo yari umusambanyi ngo amagambo ateye iseseme ntanasubiramo, ndetse mbona ko ari n'amagambo agize icyaha, amagambo mwakurikije n'amagambo agize icyaha, ndetse mwakagombye no kuba mwakurikirana mukabihanirwa, muvuga ngo ngazaza ngayobere ngo ku mwana ngo wari umaze igihe ngahimbaza Imana mu nzu y'Imana. Ntabwo Imana yigiye guhindura umuntu, ntabwo yita kuri ibyo mwe mugize ute murebaho. Turumvikana? Nk'uko mu nsengero dufite abakobwa bariyo ariko basohokayo akaza gusambana na buri kantu, kandi abarizwa hehe? Abarizwa mu rusengero, akaba ari umuririmbyi ariko irari ryiwe ari marira muri buri kantu na buri nguni. Sinzi niba munyumvise ahangaha. Emeline yarakijijwe, ariko gukizwa kwe ntibivuze ko aho yagiye hatari abantu bakora cyangwa se bakora nk'ibyo yakoraga ataramenya Yesu Kristo. Utagira ngo ni namwe abari kubwira abo ngabo. Emeline ari kuvuga Yesu, ari kuvuga Kristo wamubatuye ingoyi yo kunywa ibiyobyabwenge, ari kuvuga Yesu Kristo wamubatuye ingoyi y'ubusambanyi, ari kuvuga Yesu Kristo wamubatuye ku ngoyi y'ubusinzi, ari kuvuga Yesu Kristo wamubatuye ku ngoyi y'ibibi byinshi yakoraga. Uyu munsi akaba anejejwe nuko yahindutse umuragwa w'ijuru, yahindutse umwana w'Imana. Ese tuvugisha ukuri, abantu mwakurikiranye Jackie ni gafite cyo kwirata. Niki wahindutseho? Niki wahindutseho byibuze kimwe uvuga ngo wahindutseho? Warabatijwe, ariko no uza ugafata umubyeyi nka Kenisi ukamuhindura ikigoryi, kandi ngo wagize ute? Ngo warabatijwe. Empty mind. Mbese oya, mwumve aya magambo. Mwumve aya magambo ya buri kantu na buri nguni. Sha rwose niba ibingibi ari byo mwita ngo wajya ngo mwaramenyekanye ngo murazwi, yewe sha rwose ntacyo mumariye igihugu pe, ntacyo mumariye igihugu rwose. Ibingibi nabivuga nkongera nkabisubiramo, ntacyo mumariye igihugu. Niba umuntu nkawe wifata ukajya kuri kamerwa aho gutanga igitekerezo kizima cyakubaka sosiyete, ugatanga uburozi nka buriya, ntacyo mariye igihugu rwose. Emeline Emeline yanfashe Emeline. Yes. Nari mbataye ibyaha byinshi. Reka twumvane iyi video mumbwire ni ikihe cyaha Emeline yakoze mu byo yavuze. Ni ikihe cyaha yavuze? Munyumvira ahangaha. Nari mbataye ibyaha byinshi mbere ntarakizwa. Nari mbataye ibyaha byinshi: ubusambanyi, kunywa inzoga, ibiyobyabwenge, kujya mu tubari, ubusinzi, ibintu byinshi. Ariko nyine Kristo aza guhindura ubuzima bwanjye. Yes. Rero ndashima Kristo yahinduye ubuzima bwanjye. Ubu ngubu nyine nkaba ndi cyari mu igishya, ubu ngubu nyine nkaba ndi umwana w'Imana, nkaba ndi umuragwa w'ijuru, kaba ariko mbivuga. Ikintu rero nifuje kubasharinga, nanabwira abantu bataramenya Kristo, wowe ushobora kuba kambivuge gutya, wowe ushobora kuba ufite addiction runaka cyangwa se ugifite ikintu kikubase, ikintu nakubwira nuko ushobora kuba ufite addiction y'ibintu byinshi. Ese yaba ari ubusambanyi, ese yaba ari ibiyobyabwenge, ese yaba ari masturbation, ese yaba ari homosexuality, bya bindi byose nyine wagerageje kureka
ukavuga ati none hahandi nyine urambiwe ibintu ukavuga ngo none ibintu ndumva birambiwe kuko hari ahantu ugera nyine ugakora ibintu ukahita ugatisha aho kabisa mbaye imbwa nyine ugakora ibintu nawe ubwawe ukajya wibaza ukavuga se uyu ni njye cyangwa ndagira ngo umenyeshe ko ibyo byose nyine Kristo abasha kubihindura abasha guhindura ubuzima bw'umuntu nawe ubwawe ntumenye uko bigenze. ngo abankurikiranye ngira ngo ibyo Emeline yatangaje mwabyumvise, mumbwire ikintu kibi yavuze gituma ndikwirinda gukoresha amagambo akakaye cyane kuko nshobora kubabaza abantu, ndikwirinda gukoresha amagambo akakaye cyane, ariko mumbwire ikintu yavuze kitari cyo cyatumye aba basore cyangwa se izingirwa basore ziza zikitereka kuri kamera zigakora content nk'iyi ngiyi irimo umwanda ndetse n'icyo nakwita ngo ni uburozi. Ni uburozi ndetse bunarenze cyane. Mumbwire umve amagambo. urara mu tubara amazi aradukuye nka feruje urangije wowe urasambanya umuswagege uzana iminkanyari imyaka 30 usambana unywa itabi urara mu tubara amazi aradukuye nka feruje urangije ubonye uburaya butakishyura ujya mu gakiza mu rusengero urashaka gushuka abana urashaka gushukana ejo umwana wakuriye muri worship akamara imyaka 30 akugweha gushaka waretse gukora ubushukanyi koko ubwo ni ubujura bushukanyi n'ibyo byinjiramo. Yesu ashobora komora imitima pe ashobora gutuma ureka inzoga no kurara amajoro ariko si cyo cyobo Yesu azagishobora. Yesu azagisa icyo cyobo umwana w'abandi uzakigwamo. Urashaka umwana wiriwe muri za worship team aje kwikurunga muri urwo ruvange rw'amasohoro y'abakoboyi b'inyarugenge ibintu byinjiremo sharika mabwire njya nkunda kubivuga akenshi mu biganiro nkora, ariko dufite ikibazo gikomeye cyane muri aba bantu bazwi bita ngo n'abastari, kuko nge hari ibintu uba ukora nge simufate nk'umustari, kuko uzi umustari, umuntu nge nita umustari ni wa muntu wakoze ibintu cyangwa se wakoze ibikorwa bizahora mu mitwe y'abantu bagahora bibuka ibyo yakoze. Abanyina gomba fata nk'abastari, ahubwo mbafata nk'inigera zo ku mihanda, kuko muri amabara nkoresheje ayo magambo ntabwo ari uburyo bwo gutukana, ariko hari igihe ushaka izina uri bwite umuntu ukaribura. Reba abangabo nabo twita ngo ni urubyiruko rw'ejo hazaza, aho bagashyigikiye Emeline byibuze bakanezezwa nuko nyuma ya saga zigiye zitandukanye, nyuma y'amagambo yavuzweho, nyuma y'ibintu bigiye bitandukanye, y'intambara yarwanye akazivamo akazitoroka agahinduka cyangwa se akaba undi muntu mushya, aho bakaje bamushyigikira akavuga ati uru ni urugero rwiza rw'uko nubwo natwe tutari heza cyangwa se n'abandi mutari heza mushobora kuzahinduka. Inyiturano nuko baza kumutuka, baza nyine reka mbabwire iyi content mwebwe mubikora mubyita ngo ni content, ariko uyu ni umwanda. Uyu ni umwanda muri kugaburira igihugu. Ko mvuze igihugu mavuze urubyiruko, mavuze abana b'igihugu, urubyiruko imbaraga z'igihugu z'ejo hazaza. Ese ngaho nyumvira amagambo avuye muri aba bantu. Nibyo sinzi umuntu ugeze abivuga. Wowe uraje ugiye gukora business yawe ugiye gukora, uyihaye umuntu ngo nayikwamamarize, ariko ni wabanje kureba ngo mbese uwo muntu ugiye guhereza kwamamaza brand yawe ni umuntu umeze ute? Ese abazakunda ibikorwa byawe ni bande? Reka mbabwize ukuri, naho Emeline mwamucira iteka bingana iki? Nta gikuyeho ko ibyo avuga ari ukuri. Reka mbabwire,
n'ibingibi aba bajene bakoze ni ikimenyetso cy'uko dufite abantu babaswe ndetse bakoronijwe n'ibiyobyabwenge, kuko nta muntu muzima ushyira mu gaciro ndetse utekereza watinyuka kuvuga amagambo nk'ay'aba ngaba bagize ute bavuze kuri Emeline. Umuntu ari gutanga umusanzu ku gihugu wo kubwira urubyiruko ko uko hano hanze dufite abantu, niba mwe mutanabirambiwe, hano hanze hari abantu bakora ibyaha ariko bakabikora bameze nk'abantu baboshywe bari ku ngoyi, bameze nk'ingamiya yikorejwe imitwaro ariko idafite uburyo bwo kuba yakwikuraho wa mutwaro igize ute yikoreye. Abo bantu barahari bakora ibyaha ariko bakabikora bameze nk'abari mu kiba, nk'abari mu buretwa, bameze nk'abari ku gahato. Barahari benshi cyane babuze inzira banyuramo kugira ngo bacike iyo ngoyi cyangwa se bacike ubwo buretwa. Niba mwe mudashoboye cyangwa se Jackie atarashoboye gutera intambwe ngo ave muri ibyo ngibyo, ave muri uwo mwanda we yigaraguyemo ndetse anyuzwe nawo, mureke ushoboye kubivuga cyangwa se ushoboye guhamya ko yahindutse abihamye agaragaze ko yahindutse. Iyo rero bavuze bene uyu mwanda, bakabona abantu baje babashungereye muri commentaire, baje banditse amakomenti abashyigikira, baje bakoza like, bibwira ngo nuko ari abasitari cyangwa se batwitse cyangwa se bavuze ukuri. Ariko reka mbabwire, hari umugani nsigaye nkunda uvuga ngo umusazi wundi arashimisha. Umusazi wundi arashimisha ariko umusazi wawe arakuriza. Mwe nyine muri nk'abasazi bashungerewe, abantu bishimiye ubusazi bwanyu. Muri nk'abasazi, abantu nyine barishimye kuko mwasaze. Ariko ntekereza ko nta mubyeyi, nta musore, nta mukobwa wanezezwa no kubona umwana we cyangwa se umuvandimwe we ari gukora umwanda nk'uwo mwe mukora. Nta mubyeyi utanezezwa no kubona umwana we nka Emeline yarahindutse uyu munsi akaba ari gusangiza abantu iby'ijambo ry'Imana. Ibi ngibi muri gukora mwe mumeze nk'intumwa za Satani. Hari umuririmbyi w'120 mu ndirimbo zo gushimisha Imana yaririmbye aravuga ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye kose, ngo njya ntumbira mu ijuru ndeba y'umukiza wanjye wabinkuyeho byose. Yego, mwe mumeze nk'ijwi rya Satani riri kwibutsa Emeline ko yigeze yakiranirwa, ariko nanone aracyafite aho gutumbira, aracyafite umugabo areba agahanga amaso. Ngo ribu ngibingi bijyemo. Ese munezezwa nuko ribu ishimishijwe no kubona ku mihanda yo mu Rwanda huzuyeho abantu nkamwe mudafite message nzima cyangwa se ikintu kizima mutanga? Mutekereza ariko bimeze. Reka nsoreza ahangaha. Nge gusa icyo nasoza mvuga, ndabwira Emeline, never give up. Reka gucika intege, komereza aho ngaho, komeza utera intambwe wateye ni nziza, kuko iyo ugenda ubwiriza ndetse watura ukabwira abantu, nizo mbaraga nyazo zo gutsinda umwanzi Satani. Dore ikintu abakristo benshi twibeshya. Wibeshya ko iyo wamaze kugera mu mazi uba waramaze kwakira Yesu Kristo. No, ntabwo ariko kuri. Kubatizwa, abantu benshi barabatizwa bakabikora nk'umuhango, ariko kwakira Yesu Kristo, kwakira agakiza, ni impano y'Imana. Ikindi, kuba mu rusengero wari umunyabyaha ntabwo biguhindura ko wakiranutse, kandi kujya mu mazi gushyirwa mu mazi ukongera ukazamurwa si cyo kimenyetso kigaragaza ko wavuye mu byaha. No,
kuva mu byaha n'intambwe umuntu atera, kuzitera rigenda ute? Ni ibingibi Emeline akora iyo watangiye kugira imbaraga zo kwatura, kandi ukaturira aho abaguca intege bari, cyangwa se aho abanzi bawe bari, aho abo mwahuriraga mu bibi bari. Ibaze Jackie wabatijwe uyu munsi wa none uri proud no kuvuga ngo genge ziwe. Yo, ese ntabwo ubona ko bakurindagije? Ntubona ko warindagiye? Wowe ubwawe ntabwo wicara ngo ubone ko warindagiye? Ese mumbwire, ubundi usibye buri kantu na buri nguni babaye babuza amahirwe yo kubona abo bamamariza. Aba bajene murambwira ngo babaho kangahe? Usibye ko nyine nta nubwo mbona kurama kwanyu kuri izi social media. Ntabwo mbona kurama kwanyu kuri social media, kuko iyo mbabonye mwe mbona mubaho nta uhana mugenzi we, nta ugira mugenzi w'inama. Mubayo nyine mu kigare, mubayo mu buzima bw'ikigare. Reka nsoreza ahangaha, kuko ubutumwa nifuzaga gutanga ntekereza ko bwatambutse. Emeline ntabwo ari uguterwa amabuye, ahubwo ngiye ndi proud ku bwawe, ndetse n'abandi bakabaye proud, kuko ni bake babikora. Kubona umuntu yarigeze aba mu ngeso mbi agakizwa akagira imbaraga zo guhamya, ni bake cyane. So rero Imana y'amahoro ikomeze bahereza umugisha, kandi Imana y'amahoro ikomeze bishimire. Dukomeze duhure mu biganiro niturabagezeho mu masaha ari imbere. Ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Shalom shalom.